Tekereza uri umwami ukomeye, ufite ingabo nyinshi, ufite ububasha, abantu ibihumbi bakakubaha, abandi nabo bakagutinya. Abagukikije ni abantu wizeye, abasirikare bashinzwe kukurinda ubuzima bwawe n'abatwari b'igihugu bagomba kugufasha kuyobora ubwami. Ariko umunsi umwe mu kanya gato gusa ibintu byose byarahindutse. Abo wari wizeye cyane uhita ubabona nk'abanzi, ugakura inkota mu rwubati ugatera abari bagamije kukurinda. Kandi igiteye ubwoba kurushaho ni uko wowe ubwawe utazi ko ibyo uri gukora atari ukuri. Iyi ni inkuru ya Charles wa gatandatu, umwami w'Ubufaransa wabayeho mu mpera z'ikinyejana cya 14 no mu ntangiriro z'icya 15. Yimye ingoma akiri muto cyane, ariko nyuma y'imyaka mike ubuzima bwe bwahindutse ku buryo butangaje, maze ibibazo by'ubuzima bwe bigira ingaruka ku gihugu cyose. Muri kumwe na Niyonzima Israel. Iyi ni Habayeho TV. Ntibibagirwe gukanda subscribe, like na share. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 392 Charles wa gatandatu yari afite imyaka 24 gusa. Ubufaransa bwari buri mu bihe bikomeye cyane. Intambara yari imaze imyaka myinshi ihanganishije Ubufaransa n'Ubwongereza. Abanyacyubahiro bakomeye nabo bakaba bari bahanganye ku butegetsi. Muri icyo gihe umwe mu bantu bakomeye mu bwami witwaga Olivier de Clisson yagabweho igitero cyo kumwica. Clisson yararokotse. Umuntu wari wagabye icyo gitero, Pierre de Craon, yahungiye kwa Duke wa Brittany. Charles wa gatandatu yararakaye cyane. Yabonaga ko icyo gitero kitari cy'umuntu ku giti cye gusa, ahubwo ko cyari igitutsi ku bwami bwe. Nuko afata icyemezo cyo gukurikirana uwo mugabo. Umwami ubwe niwe wafashe iya mbere mu rugendo rwa gisirikare. Muri Kanama 1392 Charles wa gatandatu n'ingabo ze bari mu nzira berekeza mu gace ka Brittany. Ariko uwo munsi ibintu byari bitangiye guhinduka bidasanzwe. Ubushyuhe bwari bwinshi cyane, ingabo zari zinaniwe cyane. Umwami nawe yari amaze iminsi atameze neza. Nubwo bimeze bityo, urugendo rwarakomeje. Hari umuntu waje kwegera umwami mu buryo butunguranye. Amategeko avuga ko yari umugabo usa n'umusabirizi cyangwa umuntu wasaga n'utagira haba. Yegereye ifarasi y'umwami Charles wa gatandatu, afata umugozi wayo maze atangira gutaka aburira umwami. Yavugaga ko umwami agiye kugambanirwa. Abari kumwe n'umwami bahise bamwirukana, ariko umuntu ntiyahise areka kubakurikira. Yakomeje gutaka ayo magambo aburira Charles wa gatandatu ko hari abagambanyi bamugose. Ntituzi neza icyo umwami yatekerezaga kuri uwo muntu, ariko nyuma gato ibintu byahindutse mu buryo buteye ubwoba. Umwe mu bari kumwe n'ingabo yakoze ikosa. Intwaro ye igwa hasi, icyuma kikubita hasi. Urusaku rwacyo rwumvikana hagati y'abantu bari kumwe n'umwami. Kuri twe urwo rusaku rwashoboraga kuba ari ikintu cyoroshye cyane, ariko kuri Charles wa gatandatu ibintu byari bitandukanye. Mu kanya gato umwami yahise yibwira ko agabweho igitero. Nta nteguza, nta maka, yahise akura inkota mu rwubati maze atangira gutera abo bari kumwe. Abasirikare be bwite yahise abica. Abantu bagombaga kumurinda bose yararambitse, n'abandi bantu bari bamaze igihe bamukorera bose yararimbuye. Umwami ntiyarakibona abantu bamukikije nk'abantu be. Mu bitekerezo bye bari babaye abanzi. Charles wa gatandatu yateye abantu benshi, bamwe barakomereka abandi barapfa. Mu kajagari kari kamaze kubaho, abasirikare bari hafi ye bahise bamenya ko umwami atakigenzura ibyo arimo gukora. Baramufashe bamumanura ku ifarasi, ariko ibintu ntibyagarukiye aho. Charles wa gatandatu yahise agwa hasi atakaza ubwenge. Umwami w'Ubufaransa wari watangiye uwo munsi ayoboye ingabo ze yaramaze kurangiza uwo munsi ari mu maboko yabo, yaramaze kugerageza gutera. Abari bari aho bari bafite impungenge ko ashobora gupfa. Nyuma y'igihe Charles wa gatandatu yongeye kugarura ubwenge, ariko ikibazo gikomeye cyari kimaze kugaragara. Icyabaye uwo munsi nticyari igikorwa cy'akanya gato cyonyine. Byari intangiriro y'ibihe by'uburwayi byagiye gisubira kenshi. Umwami Charles wa gatandatu yimye afite imyaka 24. Hari igihe umwami yabaga ameze neza, akaganira n'abantu, akagira ubushobozi bwo gutegeka. Ariko nyuma y'igihe runaka ubuzima bwe bwose mu mutwe bukongera bukangirika rimwe na rimwe ku buryo bukabije. Ibyo byari ikibazo gikomeye cyane ku gihugu cyari gisanzwe gifite intambara n'amakimbirane hagati y'abatware bakomeye. Abatware batangiye guhatanira ijambo. Imiryango ikomeye itangira gushaka kugenzura ingoma. Kandi mu gihe ab'imbere mu gihugu batangiye guhatanira ubutegetsi, abanzi b'Ubufaransa bari hanze nabo ntibari bicaye. Ariko ibintu byari bigiye kurushaho kuba bibi, kuko nyuma y'icyo gitero cyabereye mu nzira, Charles wa gatandatu yaragiye guhura n'ikindi gikorwa cy'amateka kizwi cyane. Mu ijoro ry'ibirori by'ibwami, umwami yaragiye kwishimisha hamwe n'abanyacyubahiro. Umuziki wari gucurangwa, abantu bakabyina, amatara akamurika ibwami. Ariko muri iryo joro ikintu kimwe cyari guhindura ibirori mu akaga gakomeye. Umuriro wari hafi gufata umwami, kandi abantu bari bagiye kubona ibintu bitari byitezwe, kuko ikibazo cy'umwami Charles wa gatandatu cyari kitaragera aho gikomeye cyane. Cyari gifite indi sura iteye ubwoba.
Muri ibyo birori abanyacyubahiro bari kwambara imyenda idasanzwe, bakabyina, bakanywa, bakishima. Charles wa gatandatu nawe yari ahari, ariko muri ibyo birori hateguwe umukino udasanzwe. Umwami n'abandi bantu bamwe bari bambaye imyambaro yari iteye ubwoba, isa n'iy'abantu bo mu mashyamba. Imyenda yari ikozwe mu bintu byaka vuba cyane, kandi nta muntu wari gutekereza ko icyo gitekerezo cy'imyidagaduro cyari hafi guhinduka impanuka yica. Mu gihe ibirori byari bikomeje, abantu bari bafite amatara y'imyenge yaka. Umuntu umwe yegereye abo bari bambaye iyo myenda y'ubwoya. Umuriro ufata imyenda. Mu kanya gato umuriro utangira gukwira hose. Abo bantu batangiye gushya cyane. Induru iravuga, ariko hari ikibazo gikomeye cyane. Umwami Charles wa gatandatu nawe yari muri abo bari bambaye iyo myenda. Umuriro wari umaze kugera hafi ye. Abantu batangira gutinya ko umwami w'Ubufaransa agiye gutwikirwa imbere y'abanyacyubahiro bose. Muri ako kajagari, umugore w'umwe mu bantu bari bari aho yafashe igitekerezo cyihuse cyo kumukiza. Yafashe imyenda yari irimo umuriro, awuzimya uko ashoboye. Charles wa gatandatu arokoka uko. Ariko abandi ntibagize amahirwe nk'ayo. Bamwe barahiye cyane, abandi bapfa nyuma yaho. Ibyo birori byaje kumenyekana mu mateka nka Bal des Ardents, cyangwa ibirori by'ababyinnyi batwitswe. Ariko ikibazo nticyari umuriro gusa. Charles wa gatandatu yari amaze kugira ibihe byinshi byo kwitwara mu buryo budasanzwe, kandi uko imyaka yagendaga, abantu batangiye kubona ko ikibazo cye kitari ikintu cyari kuzarangira vuba. Hari igihe yatekerezaga ko ari umuntu runaka utandukanye n'uwo yari ari we. Hari igihe atamenyaga abantu yari asanzwe azi. Amwe mu mateka avuga ko hari igihe atigeze amenya umugore we Isabeau wa Bavaria nubwo bari basanzwe babana. Hari n'ibindi bintu bitangaje byagiye bivugwa ku myitwarire ye. Amateka avuga ko hari igihe umwami yizeraga ko umubiri we wakozwe mu kirahuri. Yatinyaga ko ashobora kumeneka. Kugira ngo atameneka, yashoboraga kwambara imyenda ikomeye cyangwa gushyiraho ibintu bimurinda. Iki ni kimwe mu bintu byatumye izina rye rihuza cyane n'ibitekerezo byo gusara. Ariko hari ikintu tugomba kwitondera. Abantu bo muri icyo gihe ntibari bafite ubumenyi bw'ubuvuzi bwo mu mutwe dufite uyu munsi. Icyo tuzi cyo ni uko ibihe bye byo kurwara byagize ingaruka zikomeye ku miyoborere y'Ubufaransa. Kuko umwami ashobora kurwara, ariko iyo umwami arwaye kandi igihugu kikaba kikiri mu ntambara, ikibazo kiba kirenze ubuzima bwe bwite. Kiba ikibazo cy'igihugu cyose. Charles wa gatandatu yari afite ibihe yabaga adashoboye gutegeka. Abandi bantu bagombaga gufata ibyemezo mu mwanya we. Abanyacyubahiro batandukanye batangiye guhatanira kugira ijambo ku mwami. Umwe yashakaga kugenzura ingoro, undi agashaka kugira uruhare mu byemezo bya politiki. Abandi bagashaka gukoresha intege nke z'umwami kugira ngo bongere ububasha bwabo. Kandi uko ibyo byagendaga birushaho gukomera, Ubufaransa bwatangiraga kugana mu makimbirane akomeye imbere mu gihugu. Charles wa gatandatu yari akiri umwami, ariko ububasha bwe bwagendaga bugabanuka cyane, kandi ikibazo cyari kigiye kurenga ubuzima bwe bwo mu mutwe. Kandi nyuma yaho, abanyacyubahiro babiri bakomeye bari bagiye guhindura Ubufaransa igihugu cy'amacakubiri. Abayoboke babo bari kuzamena amaraso menshi. Imiryango ikomeye yari kuzatandukana, kandi Ubwongereza bwari kuzabona amahirwe yo gukomeza gusatira Ubufaransa. Charles wa gatandatu yari agifite ikamba ku mutwe, ariko igihugu cye cyari gitangiye kubura umutekano. Mu ngoro y'ibwami, amakimbirane hagati y'abanyacyubahiro yari akomeje kwiyongera. Ku ruhande rumwe hari abafatanyaga na Louis Orléans, murumuna wa Charles wa gatandatu. Ku rundi ruhande hari John the Fearless, Duke wa Burgundy. Aba bagabo bombi bari bafite imbaraga zikomeye muri politiki y'Ubufaransa, kandi ikibazo cyabo nticyari kumenya uwagira ijambo rikomeye ku mwami. Cyari ikibazo cyo kumenya uwari kugenzura igihugu. Louis wa Orléans yari afite ijambo rikomeye mu ngoro. John Duke nawe yari afite ububasha n'abayoboke benshi. Uko amakimbirane yakomezaga, igihugu cyatangiye kugabanywamo imitwe ibiri. Mu mwaka w'1407, Louis yarishwe. Yagabweho igitero n'abantu bari bafitanye isano n'uruhande rwa John Duke. Urupfu rwe rwahinduye cyane politiki y'Ubufaransa, kuko icyo gihe amakimbirane ntiyari akiri amagambo gusa, yaratangiye kuvusha amaraso. Abayoboke b'imitwe yombi batangiye kurwana, kwihorera no kwica abo bakekaga ko bari ku ruhande rw'ababisha babo. Ubufaransa bwari buri kugenda butakaza ubumwe, kandi mu gihe Abafaransa bari batangiye kurwana hagati yabo, Ubwongereza bwari bukomeje kureba uko ibintu bigenda. Umwami w'Ubwongereza icyo gihe yari Henry wa gatanu. Umwami Henry yari azi neza ko Ubufaransa bufite intege nke, kandi yari afite n'ikindi cyifuzo gikomeye cyane. Ntabwo yashakaga gusa gutsinda intambara, yashakaga ububasha ku ikamba ry'Ubufaransa. Mu mwaka w'1415, Henry wa gatanu yateye Ubufaransa. Ingabo z'Abongereza zari nke ugereranije n'iz'Abafaransa, ariko Abafaransa bari bafite ikibazo gikomeye cyo kutumvikana. Nuko ku itariki ya 25 Ukwakira 1415 habaye intambara ya Agincourt. Abafaransa bari benshi, ariko ingabo za Henry wa gatanu zarabatsinze. Iyo ntsinzi yabaye igikomere gikomeye ku Bufaransa. Ariko
ibintu byari bigiye kuba bibi cyane kurushaho, kuko Henry wa gatanu ntiyari agiye guhagararaho. Yashakaga ko intsinzi ye ihinduka uburenganzira bwo kuzengurukana ikamba ry'Ubufaransa, kandi Charles wa gatandatu yari amaze kugira intege nke ku buryo atashoboraga guhangana n'icyo kibazo wenyine. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana ane na makumyabiri habaye amasezerano azwi nka Treaty of Troyes. Aya masezerano yari afite ingaruka zikomeye cyane ku mateka y'Ubufaransa. Charles wa gatandatu yemeye ko Henry wa gatanu w'Ubwongereza aba umuragwa w'ikamba ry'Ubufaransa. Ikindi gitangaje ni uko Henry wa gatanu yashyingiranywe na Catherine wa Valois, umukobwa wa Charles wa gatandatu. Ibi byasaga naho Ubufaransa bwari bugiye kuva mu muryango w'ubwami w'Abafaransa bukajya mu maboko y'ubwami bw'Ubwongereza. Charles wa gatandatu yari afite umuhungu witwaga Charles. Umuhungu niwe wari waritezweho kuzaba umwami, ariko Treaty of Troyes yamwambuye uburenganzira bwo kuzugura ingoma. Ubufaransa bari bufite abami babiri bashoboka, umwe wari ushyigikiwe n'Abongereza, undi wari ushyigikiwe n'Abafaransa barwanyaga amasezerano, kandi ibyo byatumye intambara ikomeza. Ariko mbere y'uko Charles wa gatandatu abona ko ibintu birangira, ubuzima bwe bwari bugiye kugera ku musozo. Ku itariki ya 21 Ukwakira 1422 Charles wa gatandatu yapfiriye i Paris. Yari amaze imyaka irenga 40 ku ngoma. Umwami wigeze kuyobora ingabo akagirira ubwoba abo yari agiye kurinda, umwami wigeze kugira ibihe bikomeye byo gutakaza ubushobozi bwo kumenya ibimukikije, umwami wari warabonye ubwami bwe bugenda busenyuka kubera amakimbirane y'abanyacyubahiro, yapfuye igihugu cye kitarongera kubona amahoro. Ariko urupfu rwe ntirwarangije ikibazo, kuko Henry wa gatanu nawe yari amaze gupfa amezi make ari imbere. Noneho umuhungu muto wa Henry wa gatanu wari ukiri uruhinja nawe yahawe ikamba ry'Ubwongereza n'iryo kureberwa nk'iry'Ubufaransa. Ariko ku rundi ruhande, umuhungu wa Charles wa gatandatu, Charles wa karindwi, ntiyari yemeye kuva ku butegetsi. Kandi nibwo inkuru nshya yatangiye. Ubufaransa bwari bugiye mu ntambara ikomeye. Abongereza bari bafite igice kinini cy'igihugu. Umwami w'Ubufaransa yari afite ikibazo gikomeye cyo kongera kwigarurira ubwami bwe. Ariko icyo gihe hari umukobwa ukiri muto wari ugiye kwinjira mu mateka. Umukobwa utari umwami, nta ngabo yari afite, nta nubwo yari umunyacyubahiro ukomeye, ariko yari afite ubutumwa yari yizeye ko yahawe n'Imana. Yitwaga Joan of Arc, kandi uyu mukobwa niwe wari ugiye gufasha guhindura inzira y'amateka y'Ubufaransa. Inkuru ya Charles wa gatandatu rero ntiyari inkuru y'umwami gusa, ni inkuru y'uburwayi bw'umuntu umwe bwagize ingaruka ku bwami bwose. Ni inkuru y'ubutegetsi bwatakaye, abanyacyubahiro barwaniye ububasha, intambara zamenetsemo amaraso, ndetse n'igihugu cyari hafi kuganzwa n'umwami wacyo. Mwari kumwe na Niyonzima Israel. Iyi yari Habayeho TV. Ntibibagirwe gukanda subscribe, like na share.